yo Okay. Agafilimi kacu rero kugatangiye mw'abantu mwe. Barakwereka rero afande wacu yarema ashyiramo iki essence muri iyi moto. Moto y'aba bahungu bicayeho. Barakwereka rero ko ashyiramo essence muri buriya buryo. Bari abahungu bayicometseho umupira ukagenda ukaruhukira mu kajerekani kari hano ku ruhande. Wana afande we azingari gushyira muri moto kandi byahe byokajya. Ukora ikintu narebere rusasa. Barakwereka afande rero yashyiragamo essence. Bano bahungu bo bari kujijisha. Agafilimi kacu kano kugatangiye nyabuneka ariko ngumvira gukora subscribe ni muri mushyeshye kuri channel. Wana essence irajyamo ngo uzaze urebe. Gabo afande yabarundiyemo essence yabo rwose nta kibazo kumbuka yishyiramo iragenda ikigira mu kajerekani hariya. Habimana wacu afite broda wacu yagize gute yacometseho umupira hano kuri iyi tanke ya essence. Muri ubwo buryo barakwereka afande wacu we nubwo rwose uyu munsi yagarutse ari umupompiste ari gushyiramo essence rwose ntari yaje nta kibazo nta nda y'umujinya. Ababona bo bari gukora ubujura bari gukora amanyanga ateye ubwoba cyane. Gabo broda ndetse nande na Habimana wacu nabo bakagarutsemo. Ukurikira unarebere rusasa. Wana afande wacu yujujemo iki essence. Abarashoje rero nk'abandi bafande bose akora ibintu fast kandi yitonze. Nta kindi rero cyabaye bano uyu yafashe ikintu cy'icyenda ashyira hehe ashyira ku kajerekani maze broda wacu afata wa mupira awushyira hehe iruhande rw'ipine hariya ya moto. Gabo nabateka mitwe sana. Umva abasore mumpe kashisha. None se essence ni y'ubuntu amafaranga se humura wigira ikibazo reka nkwishyure. Broda wacu nta kindi yakoze yakwiye amafaranga yitonze kandi cyane. Wana abarakashi dore ko ibiceri bisakuriza Imana. Ako kanya rero yabaza amafaranga ahita ahereza nde afande wacu. Muri ubwo buryo barakwereka afande wacu rongera bara. Wana ndabona yuzesha. Aho ni sawa cyane. Iki nacyo cyahiteye umugeri rero. Wana Gabo gutera umugeri moto iranga yanga kwaka. Ngabo rero sasa afande wahagaze hano. Ni kuko mbona sitaka byagenze gute kiripfundurisha kirungurutsemo kibona nta essence irimo. Kombe mwibuke kirabizi neza ko ntayirimo. Ngabo rero sasa urave kuri broda wacu yakomanza afande wacu. None se afande ko mbona hano mwimbere ndani nta essence irimo ubwo yagiye he kweri? Essence irimo se hari ibyo maze kuyishyiriramo ntayirimo rwose nawe ihera ijisho. Afande wacu koko nawe ararunguruka kureba neza ntayibona ariko ntabyumve neza. Uretse gato hari ukuntu njya mbikemura. Afande wacu rero arako yazanye. Gabo rero akuzamo ndani muri ubwo buryo nk'abandi bafande bose nyine bakora ibintu bazi. Arangije agakuramo mu kwitegereza neza. Abona nta essence irimo. Ibi ni ibiki mwogacwa mwe? Koko se baye nka data ariko nimugire ikibazo kiriya ndabaha indi essence rwose hakuna shida. Gabo afande wacu nta kindi yakoze yagaruye ipompo atangira kugira gute kuba indi essence muri ubwo buryo rwose. Gabo nabateka mitwe shahu iya mbere bari bayimunyanganyije bitonze. Gabo ukurikira unarebere rusasa. Agafilimi kacu ko karakomeje. Wana ari nako nkubwira ngo kora subscribe nyamuneka ni ingenzi cyane. Barakwereka barashyiramo essence ngo uzaze urebe. Afande wacu ari kubashyiriramo. Ibi nabyo yicaye nkaho biri mu kuri rwose nta kibazo cyabaye. Bombi ni ibiteka mutwe. Barakwereka rero afande yabikirimo essence yitonze muri ubwo buryo. Wana iyo yari yabashyiriyemo kare ibiruzuye ndizera ko noneho ubu yagiyemo. Sasa ngaho ni murebe neza. Yagiyemo noneho thank you very much. Byaramushimiye bizi gushimira cyane. Bombi mwibuke neza biramwibye. Gabo broda rero yakije motita yakarimwe kwa rimwe. Gabo barakwereka rero bayikubise ikiboko barerekera. Murabeho sana muzagaruke bakiriya. Gabo barerekeye sasa muri ubwo buryo. Moto yo niyo nuko iteye. Barakarenze Habimana wacu ndetse nande na broda wacu baragenda. Gusa bagiye bibye essence muri ubwo buryo bafatiyeho baragenda.
ewana ngabo karitsiye zo nizo ikigaragara niho bavukiye ni kwifishi ngabo aba rero bageze hano bahita bapakinga nk'abandi bajura bose bitonze bageze hano barapakinga neza sana irizo essence turebe yitegereje neza uziko ari nyinshi sha sasa rero reka tujye kureba umuntu ugira gute uduha kashi tuyimuhe ati siko bimeze ati ntari yaje twagiye abimana we nukwikiriza gusa aba rero bahise bamacinga muzuri sana ngabo buroda wacu ndetse na Cyahabimana ngabo ewana kumbe barafurika ku rundi ruhande uwitwa Niyosenga Mababa yarahari muri ubwo buryo afite agasitasiyo gato n'abacuruza essence ewana ariko biriya ntibyemeye mu Rwanda ngabo aba rero baraje muri ubwo buryo reka tujye kuyimugurisha sha baraje basatira Niyosenga komera Niyosenga Mababa we wana twari tukuzaniye boro sana itegereze hano wana wabibonye we yitugurira uyijyane ntari yaje reka ndebe Mababa wacu aritegereza nk'undi murara wese aritegereza ndabona ari sawa cyane ubwo hanyuma se ubwo ndabahangahira ibihumbi 10 byonyine sasa rero mwebwe mwe muntegerereje hano reka njye mu ndani bazanire kashi zanyu ati siko bimeze amafaranga se ntari bikabisa wowe tebuka wana reka genda tuzanira amafaranga siko bimeze ntari binanyaruke uwitwa rero Mababa wacu yinjiye mu gipangu muri ubwo buryo wana yitonze kandi ibi bisigara hano ngabo Mababa yagezemo hano ndani arabanza hagikisha ko essence biriya bihungu bizanye ari ya nyayo uziko ari ya nyayo sha iyi ni oji kabisa Mababa wacu yaraje ajya hano ku ruhande maze araza yitegereza biriya bihunga aho biri abona byarangaye Mababa wacu rero nta kindi yakoze amaze kubona ko byarangaye nta kindi yakoze yafashe essence ashyira aho ngaho arangije arurira rero sasa Mababa wacu Niyosenga ni umurara shahu ngabo rero yaraje afata essence ahita yitsindira muri ubwo buryo acapa mugu rero ngo uzaza urebe nguyu kibuno maguru ngabo yarabacitse bano basigara hano bamutegereje ntibazi kesi kiriya ngabo rero sasa wana bano ko basigaye hano rero kumbi barakwereka uwitwa nde uwitwa Nirandekura yitegereje ibintu byose uko byagenze ngabo uriya muginga ibintu akoze ntabwo ari iby'i Rwanda reka njye kumuraburiza Nirandekura wacu yahise aza kurabura rero aza kurabura muri ubwo buryo ukurikira unarebe ngo biragenda gute umuginga ko yatinze kumva uko bavuga ngo yatinze Nirandekura yaje basatira muri ubwo buryo kandi yanarakaye umva abasore niko yewe nabyiboneraga umujama batwareye essence yahise yirukanka yabacitse wana yagiye yakarenze yakarenze rwose gute se kandi mureke mbereke Nirandekura rero yavanyeyo telefone nziza yiguriye itabereka mwabibonye ukuntu byagenze sha wana aba babonye uburyo nyine Mababa wacu abagenje niko ibise kandi ni ibiki bararebanye uziko yagiye ari byo sha ngabo Nirandekura arigendera abantu basigara hano mbega umuginga we ariko ntari yaje mureka agene natwe turasigarana izino essence asize hano ngabo uguterura ijerekani numva ijerekani irimo ubusa uyu nguyu rero sasa ko numva sirimo busara ubu ni ibiki kandi ko nta kintu kirimo mu gufata n'indi isigaye rero yumva naho nta kintu kigize gute kibereyemo wana byarabacanze rero basigaye hano bareba hejuru y'imifuka y'ishati Niyosenga wacu Mababa yarabemeje wana kwiba nta keza kabyo nyaboneka mu byirinde ari nako mbabwira ngo agafilime kacu nuko kagenze mwakoze kuza ndabakunda cyane Imana nibande biri cyoroshye ciao